uzi umukobwa wabeshe muhungu ngo nzagukundira umuryango, nyuma y'ibyumweru birakamubwira ngo nyoko nadasohoka ngenda sohoka. Umuntu uzubyara akamara amezi ataraza mu rusengero angahe? Hari abari mu kumara 6. Kanzi wewe ndagushoboye, uri umwana wanje nawe nakubyaje ubutumwa ma. Umugore uzoza umara amezi 2 uzumugenderera nk'umurozi nk'umusambanyi. Ati bashiki bawe ni mukubona ari bukunda cyane, none nibashaka kugaruka njyewe ndataha. Nuko nubwo bikaba bingosha ngo njyewe wambonye mfite amenyo yose ngo ntabwo nshaka kuza guharikwa bashiki bawanga. Ibintu bikaba birahindutse, zandahiro wirahije warihambiriye, mujye murahira mufite discipline n'ubwenge ku buntu. Kandi n'abakobwa nabo bamwe bibipfa agahita nezerwa ngo azateta. Iyo umuntu bashakanye bazavuga ngo bagiye kugira gute kubaka, nta mutesi uba kuri eshantiyo. Hari umutesi ubayo, si abantu bambaye ibisarubeti. Wowe ugiye gushakana n'uwanyu ndi mufite habe n'akantu, mugiye kuri eshantiyo, mugiye guhera ku isima, muponde, mushaka amatafari n'amabuye, nguje guteta. Yashkana kurateti. Kujya kubaka n'ugukenyera ugakomeza. Mufite ibibazo, nukuri mufite ibibazo. Ingo zose za kera zitarahiye biriya bintu ntizigira kerere. Ingo zifite ibibazo niba abantu babwiranye muri fiansaye, ndagukunda, nzagukunda, nzaguha ibintu byose, nkubuze nosara, tagufite nopfa. Ayiwawa njye sindabona uwasaze habe n'umwe. Umukobwa akajwenga, umuhungu w'igipfu nawe ngo ko aratereta umuntu umubwira ngo njyewe ndi magana, njyewe nkunda ibi nanga ibi. Kuri uyu mukobwa baramutse gukunda bazamubwira ngo uri mubi akanga, bazamubwira ngo uri mugufi ngo ya, bazamubwira ngo ntiwize ngo yayigiye Burundi, bazamubwira ngo wagize ute akamase akamaya. Buriya ubuzima bw'abantu benshi bujya mu kaga kubera ko babaye nk'aba acteurs bakina ifilimi. Agafatiwe agashira ubuzima muri filimi, akibwira undi ko iwe ari umuntu mwiza, azabana nawe neza, agira urukundo rwinshi, atajya arakara. Yewe kurabwira umuntu muje kubana amasaha yose ngo ntujye urakara. Ubu nari kubesha asandi ko njyewe ntagiye muri fiansaye yo kubeshana. Ubu nari kubesha umugabo wanjye ngo sindi ingare yagere muhira ntibicike. Bwira umuntu agukunde nyine uko nguko, siko kwiza. Yesu Kristo yancometse mu imbaraga, zanumva twomuvuga tukareka konsa abana bakazonse, zanumva twavuga Yesu tukareka kurya tukazageje. Yesu kundi tubyibushe yemwe, Yesu kututorya titwobaho. Zanumva twavuga Yesu korari zikaba ziretse, Yesu Kristo wapfuye akazuka agakora imirimo n'ibitangaza, natwe tukabibona, natwe tukabibamo, tukaba tubihagazamo. Samani haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo hari abakobwa 5 b'ibipfu. Ibipfu bizabija kuri WhatsApp, ibipfu bimwe bitinda kuri filime zitagira icyo bimaze, ibipfu bizabija ku masitati, ibipfu by'ibihungu biba kuri mace, ibipfu by'ibigabo. Kandi temwumva abakozi b'Imana bazasoma Bibiliya bakubabwira Pawulo yari ko jahe yariko yigendera yitaye yariko ataha yariko agenda. Yesu ashimwe cyane. Mitima yanyu iranezerewe. Iyo umuntu yanezerewe cyane azagira ngo niwe wenyine. Ubundi mbondaga ngo ninjye wanezerewe njye, namwe muranezerewe. Abanyamasheke we, ejo twabahaye promesse ko tuzaza, nongeye kuvuga ko nzakandagira inyamasheke. Hari ahantu najyaga gutaramanya agahanda ziriya mu Mutara, nagerayo ngasangayo abagore bazi gutaraka no kubyina no kurambura amaboko, noneho bakaririmba ngwiyo umuntu mana no guhayo no kuguriye soda, iyo umuhinzi no guhayo umubyizi, ngwiyo umworozi no guhaye inka yanjye, ngo ariko byose mwami ndabikweguriye.
tugafashwa. Mbese umuntu abavuze ibivuye ku mutima wiwe, sibyo yeme? Ari igihe abantu bagenda mu njyana tukazamura tutariko tunumva bitavuye no kundiba y'umutima, ariko uzubaha indirimbo umuntu aririmbya yumva ivuye no kundima w'umutima we. Nigeze kujya mfite ama stress ngo ngere bararimba twabonye muganga we, twabonye muganga, twabonye muganga we, twabonye muganga ajya muri mitima, twabonye muganga, twabonye muganga we, twabonye muganga, twabonye muganga we, twabonye muganga, twabonye muganga we, twabonye muganga. Hallelujah! Nibyo Imana ikunda. Kwanza iyo turirimbye nk'abazungu Imana ntizifashwe. Ikunda abazungu baririmbe nk'abazungu, abazuru baririmbe nk'abazuru, abanyarwanda baririmbe nk'abanyarwanda, abakongomani baririmbe nk'abakongomani. Usikuntu biba biryoshye imbere ye. Njyambana nka kamera y'Imana ibimerewe neza. Ngo twabonye muganga we, bagatega nk'inka zabo ati twabonye muganga we, twabonye muganga, twabonye muganga we, twabonye muganga we, twabonye muganga we, twabonye muganga, twabonye muganga we, twabonye muganga, wajya muri mitima, twabonye muganga we, twabonye muganga we, twabonye muganga. Hallelujah! Oh! Ba missionnaire baraduhenze ngo ibyabo nibyo byiza, ariko buriya n'ibyacu ni byiza. Tubikoze bivuye ku ndiba y'umutima atari ukwigana, Imana imererwa neza. Ndanezerewe cyane. Uyu ni umugoroba wo kubasezera, kubera ko njya mfata umwanya munini abantu barahahamutse disi. Iyo bampaye umwanya bagira gucya bigonga. Ariko noneho singiye gusubira mu ishuri se, ngiye kwiga gukoresha iminota mike. Ubundi twagiye ahantu umuntu arambwira ngo nukoresha iminota 10 ndakwishyurira imodoka ikuvana icyaki kugeza i Kampala. Ndagira gutya ngira bikya birananira imodoka iviramo aho. Uko ndaheba nyine ndavuga nti yewe umenya none nararozwe na Yesu. Uko nzangera ku magambo ye nanjye simba nabihagurukanye ko ntinda, ariko nkumva birimo biradudubiza ko birameneka, kandi nkumva kubasiga mu nzira nkananirwa. Nkagira ngo tugere ku musozo, twagera ku musozo amasaha birakabarashize, abakristo bakaba barakaye, bamwe abajya barakara mu mbabarire. Noneho yituru nazanye n'ubuhamya nkabanza ngakubitaho ubuhamya mu mbabarire nuko, ariko ndabakunda birenze ko mushobora kubivuga. Kandi ushaka bavuga butumwa mujye mutwumva, tuba twafashe umwanya tugasoma, tugasenga, tugashaka itike, tugasiga abana, tukagira twagera aha ngaha mukaturambirwa. Mana zababarire namwe nimba mujya noneho njye nasize nkiza urugo nazanye n'aba ibaze gukinga urugo Kampala. Twakinze urugo Kampala, murabyumva? Kandi iminsi tuzamara hano tuzayishyura iyo nzu y'abana, ariko twakinze urugo ngo tuze tutaramane nawe. Ariko mwe twasanze iwanyu ngo murarambiwe, ariko abantu bisi tubasanze iwanyu nta tike mwatanze, murarushye. Simwe muri ko muvuga, ninjye uri kuvuga, murushye mwicaye. Energy ndiko ntanga ntayo muri ko mutanga, muriruhukiye mukaruha. Pole. Ariko ukurikiranye n'amagambo twaganiriye, ngo basezera gusa nk'icyo bihari kibazo. Baraganiriye usibye ko naje nateguye kuzabwira abagore ibintu 5 abagabo banga, ibintu 3 abagore bakunda, n'ibindi bintu 3 abagore bakangisha abagabo, n'ibindi bintu bingahe. Darega ndimubona ko ari mwamuza mundera ibibazo byo gutinda.
nimubona ko ari mwe mujya muntera ibibazo. Byari 3 5 6 3 5 5 kugeza ku bintu 6 umugore ukijijwe azazana mu muryango n'ibindi 6 azazana mu itorero no mu gihugu ngo ngere hano umwanya uranshirana umwanya urabura. Nani kintu nigeze mu byo nateguye ikarine yanjye iri hariya sindi buko yitambukana akangaka natambukanye nta kantu ko kwifashisha ariko ibiteguye biri muri kubera ibishyi. None se ko murajya kunshuka kanziga maye minota mu nkubitegaho igipindi ntangire pararararara abagabo tayari bameze batya. Ubu se abagore ibyo bakunda byo nimbabwira murumva atari byo ra ariko ndabiretse kugira ngo muzantumire. Kandi abagabo bari bo bazanyishurira itiki. Abagabo muzi yo nahuguye abadamu kundu bazashika bakamera neza mu mago. Bajya abagore beza noneho nkabasomera na Bibiliya. Biga banyirasenge bababwiye noneho nkabishaka muri Bibiliya nkabibababwiye. Bakaba abagore beza bitangaje maga. Muri yo nishuri yitike nkaza ngahugura Chantal. Wareba ukuntu mwogira urugo gwisa. Abantu bazamanyoroka. Ukamamera neza ariko uyu mugoroba ni wo gusezerana tugiye gutaha. Bye 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 bye. Turagiye. Gasoma ibyanditswe. Ndabazi mwajya kumpendahenda nkajya kuva. Reka nsige nyine mbabwiye ko bihari. Uriya abagore bahahamuye abagabo. Hari abagabo bagenda badakomeye babaye ibintu biri aho ngaho kubera ko abagore babavangiye binjira mu. Kandi nababwiye ko munakibuka. Ntako nababwiye kuwa gatanura. Abagabo narakababwiye amakosa muri mukugwamo yo kujya kurahira umukobwa mukamwizeza ko muzamutetesha. Yageraga hanga akavuga ngo uramesa ukorope ujyana abana ku ishuri ujye no kubatora uteke. None ntiwamurahiriye imbere y'abantu kuzamutetesha. Abicaranye babwiranye gutyo mufite ibibazo. Nukuri mufite ibibazo. Ingo zose za kera zitarahiye biriya bintu ntizigira kerere. Ingo zifite ibibazo niba abantu babwiranye muri fiansaye ndagukunda nzagukunda nzaguha ibintu byose nkubuze nosara tagufite nopfa wo ayiwawa njye sindabona uwasaze habe numwe nawe ndabona. Kandi buri munsi birirwa bagira guti bashwana akamwizeza ibintu umukobwa akajwenga umuhungu w'igipfu nawe ngo ko aratereta umuntu umubwira ngo njyewe ndi magana njyewe nkunda ibi nanga ibi. Ariko iyo ufashe halo buriya ubuzima bw'abantu benshi bujya mu kaga kubera ko babaye nk'abakiteri bakina ifilimi. Agafatiwe agashira ubuzima muri filimi akibwira undi ko iwe ari umuntu mwiza azabana nawe neza agira urukundo rwinshi atajya arakara. Yewe kurabwira umuntu muje kubana amasaha yose ngo ntujye urakara. Ubu nari kubesha asande ko njyewe ntagiye muri fiansaye yo kubeshana. Ubu nari kubesha umugabo wanjye ngo sindi ingare yagere muhira ntibicike. Bwira umuntu agukunde nyine uko nguko. Siko kwiza yemwe. Kandi waramutse ugukunda ndiyo kwanga. Reka bwira abahungu kuri uyu mukobwa waramutse agukunda bazamubwira ngo uri mubi akanga. Bazamubwira ngo uri mugufi ngo ya. Bazamubwira ngo ntiwize ngo yayigiye Burundi. Bazamubwira ngo wagize ute akamase akamaya. Bari mukubwira abahungu bacu ngo umukobwa ni kirara ngo yari yaragiye kwika. Bamubwira ngo yakuyemo inda ngo yayi ni mukuru wiwe ngo siwe. Kubera ko urukundo rubagwaje wikwiriga wongeraho ibirungo byo kwishira mu kaga hato na hato kuko iyo ugeze muhira ariko uzikurahira imbere y'abapasiteri n'ababyeyi. Ikintu warahiriye umwana wanje imbere yanje n'imbere y'Imana n'imbere y'ababyeyi uzagikora. Uracyahakanye waravuze ngo uzamutetesha. Nagutuma guhaha uzuhaha navuga ko ukorope waravuze ko ari umutesi. None umutesi azakora imirimo.
noneho nimba ari ririya kanzu riza ribatera nk'ibishashi ubwenge bukava ku gihe umuntu akarahira nzagukundwa akaza nzagukundira umuryango ariko muzi imiryango dufite ubu wankunda ukakunda no kwa data ukagakunda no kwa marumuga nzagukundira imiryango amaze abakobwa nabo bapfa kumva hazabaho abahungu bamwe bakama barira abandi akama aririmba indirimbo adahora ari umuhanzi akama aba umuhanzi ku giti cye mwari mwabona umuhungu wabaye umuhanzi ku giti cy'umunsi w'ubukwe muza mwifata mu mutwe se ririya jwi rikogobotse akaba umuhanzi ku giti cy'uwo munsi akaririmba umwaheruka kuririmbaga ibitajyanye akazaririmba izo kugaruka kwa Yesu ariko mwambika urupeta ese ariko aririmba gute nta muntu wanyose hari umukobwa uheruka kuririmba indirimbo nayo ngiyo gupfa akazaririmbaga kubera yabaye umuhanzi kubwo ngo niho umutima w'umugabo utitira amaze banyamama baje kurahira uzi umukobwa wabeshe muhungu ngo nzagukundira umuryango nyuma y'ibyumweru birakamubwira ngo nyoko nadasohoka ngenda asohoka ntaba murumva yemwe ese wa muryango warahiye nyoko buko ndi yararimo aho ati bashiki bawe ni mukubona ari bukunda cyane none nibashaka kugaruka njyewe ndataha uko nubwo bikaba bingosha ngo njyewe wambonye mfite amenyo yose ngo ntabwo nshaka kuza guharikwa bashiki bawanga ibintu bikaba birahindutse zandahiro wirahije warihambiriye mujye murahira mufite discipline n'ubwenge ku mutwe kandi n'abakobwa nabo bamwe bibipfa agahita nezerwa ngo azateta iyo umuntu bashakanye bazavuga ngo bagiye kugira gute kubaka nta mutesi uba kuri eshantiyo hari umutesi ubayo si abantu bambaye ibisarubeti wowe ugiye gushakana n'uwanyu ndi mufite habe n'akantu mugiye kuri eshantiyo mugiye guhera ku isima muponde mushaka amatafari n'amabuye ngo uje guteta yashwana kurateti kujya kubaka ni ugukenyera ugakomeza abagabo abahungu murahire neza abakobwa mureke kushwenga nawe mukokame munukuri kw'Imana ariko dufite ibibazo kubona umukobwa ufite inda y'icyumweru kimwe yagize akama yambara mariniyeri wambaye mariniyeri gute mama we kera akamagara kugiraga ngo umugabo kanyamukwego yarabikinye umwana yavuze yabatamera mujya mubona umwana yavuze ngo bafata akabasi ni kuri abahungu bubu nyine bameze bafasha akabasi kurira mu akabasi haba na Yesu na Mariya wabyaye Yesu ntiyigeze yigira kuriya muri mukubibona namwe ngo umugabo nafate ngo bafotore agafata bamwe bibipfu ngo nasome kurasoma inda tuzi ko izavuka nduzi ko izamwica ngo niyuname kundasome bagafotora isi yose ikamigira gutya tugakoma amasita atagakwira muri ibi inda ryari ibanga uba wibungenze niko abarundi baza bavuga uba umeze neza ukubaha ukiyubaha ukiyegeranya ariko ibintu byamye byirekura ibikorwa mwabaye nk'ibipfu ariko abakobwa bikigiyewa ariko niyandahiro maye baba barahire no bagaya se kitabo bagaye mushira ubwenge kugisha Bibiliya iravuga ngo umugabo ni umutware umugore nawe ni umufasha umugore akoze iby'ubufasha ni byiza umugabo akoze iby'ubutware ni sawa twamara tukuzuzanya tukiterera agakorasi nijoro tukajya mu ijuru tuzabahugura kuzogeza Yesu aje cyangwa kuzageza dupfe kuko nitwobareka abantu bafite imitwe ifunze ariko abakobwa n'abahungu muzategure seminari nzaze tuganire mumbwire ikintu cyaje kubaho mumbwire ikintu cyaba twaganiriye dufite sije ivuga gukanguka
tukaba maso. Twavuze abagore bakangutse n'abagabo bakangutse n'abakobwa bakangutse n'abahungu bakangutse, ukuntu bagiye bahindurirwa amateka. Umuntu akava hasi kwizera, umuntu akava mu buboyi nka ba Yosefu, bakava mu nzu z'imbohe kubera ko bari maso. Umwana w'umukobwa w'umunyagano wari maso kwa Namani mu banyamahanga, ahakura igisubizo. Ba Esteri bari abanyagano, Iriya kwa Suwerusi bahavana igisubizo. Aho nicyo gituma umwanditsi w'Abaheburayo kuri 11 uhereye ku murongo wa 8 ukagenda ukagera kuri za 30 na kangahe yaravuze ngo tuvuge ibyo abande we, ngo tuvuze ibyo abande bora, ngo tukavuga n'ibyo abande n'abande, ngo igihe cyo turenga, ngo ariko reka tuza tugarukiriza aho ngaho dushoboye. Ubu nagira ngo mbabwire intwari zo kwizera. Abagore babaye maso bacunga izamu neza, ibintu bigenda neza. Abagabo b'abapagani barakizwa, imiryango irahinduka, bari baragumbye barabyara. Mana yanjye, twahera hehe twagarukiriza he? Gusa muri kimwe babwira, shaganya mugenzi wa mubwire ngo tube maso. Mu gitondo twavuze abantu babaye maso bamenye ko Yesu yavutse. Ureka mbabwire kugeza uyu munota hari abayuda bicaye ku irembo rireba iburasirazuba ngo bagitegereje Masiya kwaza avuke, apana kugaruka. Baracyategereje Yesu ko azavuka ngo wa wundi siwe. Barasinziriye, imyaka 2023 birashize basinziriye, baza baje gupfa bagasiga basimbura kuri rya rembo ngo bagume bakanure ngo Yesu, ngo baramwanuye ngo azoza, ngo Yesu ntaraza. Ko murumva ibyo bitotse? Hari ibitotse abantu basinzira, ibintu bigakogwa ntibabimenye. Yesu yaraje ntibabimenye. Yesu yarazutse, bamwe ntibabimenya, n'ubu ntibabizi ko yazutse. Baracyavuga ngo ntiyazutse. Abayisilamu bazavuga ngo baramwibye, abandi baza bavuga ngo ni ibinyoma. Hari umuntu aruka kuvuga ngo Yesu ngo bazabesha ngo yarapfuye ngo arazuka, ngo Yesu ntiyigeze apfa, ngo buge mu gashamba bariko bamuhiga ngo yamayirukanka ngo aracika. Biteye agahinda ku bantu batamenye ko Yesu yaje, ntibamenye ko yapfuye akazuka disi. Ariko ikibabaje cyane ni abantu basinziririye mu itorero batazi ko Yesu agiye kugaruka. Nicyo ngiye kubasezeraho. Ndabizi abantu benshi biki gihe ntibakunda ko tuvuga ngo Yesu azaza. Tibiri mu gusona neza mu matwi. Hari nabo ushobora kuvuga ngo koma Satani. Hari abantu bamwe ntavuze bazamakomesha ngo mumaze guhagaga, ngo warashatswe, ngo warabyaye, ngo wari ifaranga, ngo none nje ngiye kurangiza kaminuza ngo utanga ibintu bya Yesu araje. Reka kubwira Yesu araje, ahubwo ageze no kwirembo. Natagaruka kujya azogaruka, urupfu gutya ruri ruhande rwawe uragendana nago. Ntitugira aba n'intambwe imwe, tubana nago. Reka nsome ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 25 umurongo wa mbere. Umugana abantu bazi bose mu mutwe. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baje gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, bajanye amatabaza yabo ntibajana amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajanye amatabaza bajana n'amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Bibiliya iravuga ngo umukwe atinze bose barahunikira. Ngo ariko nijoro mu gicuku haba urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, mugabanye kuri mikoro buke,
abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nimube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Muvuge ngo amen. Dusubire inyuma dusome nanone muri ubwo butumwa 24, ubutumwa bwiza bwa Matayo 24 cyangwa 24 ku murongo wa 36. Ubutumwa bwiza nanone uko bwanditswe na Matayo 24:36 haravuga ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho yaba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana ngeretse data wenyine. Uko nguko byari bimeze mu minsi ya Nowa, yari iri niko no kuza k'umwana w'umuntu. Nenda wundi usoma sinkibona neza. Reka turekeraho cyangwa nsome 42 havuga ngo 42, nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wacu azazaho. Amen. Message irimo murayumva, ntabwo igoye kumvikana, nta n'ibisobanuro byinshi turi butange uyu munsi. Twarabanye namwe, twasobanuye byinshi, ubu ni ugusezera. Hari amashimwe, hari indirimbo. Ni ukuri Mana yanjye, Imana ibaho umugisha abayobozi, Imana ibaho umugisha abakristo ko tugiye gusezerana tukikundanye. Yesu yaraje, abantu bamwe ntibabimenya. Yesu ngo azuke bimenya abagore bake, ariko abagore ni beza. Buriyaga mu mateka y'abayuda bapfinagazaga abagore bakabatsikamira, ariko nanone wakoze ikintu cyiza kiza cyanga kikabaduka tu. Nibo baraye ku ijoro ntibigeze baryama, baraye bicaye ngo bavuga ngo hajya twamusize we, umwana wacu wapfuye ugwa agashinyaguro, noneho habure n'ibihumura neza. Ubutumwa bwiza bwa Mariko buza buvuga ngo barabajanyije ngo se ko tugiye twenyine. Bari abagore bamwe bakuze ngo ninde ubirandura, ninde udufasha kwegura cya gitare ko kiremereye. Aho tureke ngubwo abagabo baryamye, cyo ni ikibazo. Tugende se turabishoboye, bariko barabwirana ati twisubiremo tugende. Barimo Mariya Magadalena wakundaga Yesu, wari waraje amumenaho amavuta amuhanaguza imisatsi, ngo yakundaga Yesu bihebuje Mariya Magadalena, kuko Yesu ngo yari yaramukijije abadayimoni 7. Hariho na Mariya wundi Yesu yari uwo yakije abadayimoni 7. Hari uwo yari yababariye ibyaha byinshi, wari ruhebwa, bari barahebye. Noneho babagore urukundo bakundaga Yesu, barimo Mariya mama we, barimo na nyina wabo Salome, barimo abandi bagore. Abagore Yesu gatangira umurimo, baza bavuga indumwe 12, harimo timu y'abagore 7. Abagore 7 batangiranye n'umurimo, ministeri itangira. Abagore 7 batangiranye n'abagabo 12. Murabyumva? Hari abagore bandi barimo kuvuga ngo ibi ngibi byaje ngo abagore bahawe agatuti, ngo noneho abagore baratumara. Ahubwo iyo muduhaye agatuti niho tuza tubana neza, iyo mukatwimye niho tuza tumera nabi. Kandi nukuri nta naho mwogera tutari kumwe. Ese waba bishop wazana abashitsi simbagaburire? Nanone gavyoferinga. Uko bibaye byiza umuntu yoshirikisha umugore n'umugabo tukajyana twese. Sizo byiza abana bima.
zamana utundi bazabandika ngo hahirwa abantu babana bakundana kandi bakunda Imana. Nta bintu byiza ko kuba mu murimo mukundana mugakunda n'Imana. Mwasenga bikagenda, mwatera gakorasi mukumvikana, isengesho rigatwaganya, mwarara ubusa mugaseka. Ayo abakristo bageze ku musaraba pana banga baba hano mu ikanisa beza baze bamera neza. Usomye Bibiliya yose uzayisangamo abagore bari maso. Nzasoma ijambo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16 kivuga uhereye ku murongo wa mbere. Paulo yaragiye mu rugendo rwa kabiri, agiye ngo asura aho yagiye avuga ubutumwa. Ugeze ku murongo wa 10 na kangahe gutya uzasanga ngo hari umunsi bagiye, kubera yari yagiye ariko ajya ahantu umwuka wa Yesu ngo ntiwamukundira. Arasenga ngo agende biranga, ngo bigeraho ngaho ngo nijoro abona umuntu ariko murembuza, ngo umugabo w'i Makedoniya ariko muhamagara ngo muzi ni wacu mudutabara, ngo amenya kuko umwuka wa Yesu Kristo kuko yabahamagaye kuje Makedoniya. Baragenda ngo bagere Makedoniya, ngo bamanukira mu ntara y'i Filipi. Bageze mu ntara y'i Filipi ngo babura aho basengera. Ese kumajanye muri story ndende, babura ahantu basengera, ngo ariko barabwira na bombi na Sira ngo dushobora kujya nk'inyuma y'umuhana ngo tukareba ko twabona ahantu twicara. Ibyo byakundaga kuba iwacu Murenge, hari ahantu wabaga mwaje kugera nko mu muhana mukabona hari nk'agashyamba, hari abagiye kumustarira, hari abantu bagazarira kugera nko mu muhana mukicara nk'ahantu mukabanza mugahudumiya. Umunsi umwe twageze mu Gahuna tuba nk'abitsimba turapatse aha hantu ndi tuhazi ku Ndondo, turabepfo ku Mushasha kwibarabara riyetse. Tireka tube nk'abasenga, twageze turirimba karirimbo keza. Tata mwilawane utubwila musao we, tata mwilawane we utubwila musao we. Babusoka apana bagisirimbere, bagisirimbere gakumukikira nta senti bayo. Twakagiye tugenda turi gutya nyine tumeze, ariko twamara kwegerana neza neza, abagabo n'abagore basogongeye ku mbaraga zo mu gitaramo. Twamara kwigerana ako karirimbo ndiko ndibaraza kuko basobanurira. Tata mwene ombe utubwila musao, tata mwene ombe utubwila musao, tata mwene ombe utubwila musao, tata mwene ombe utubwila musao. Hallelujah. Twagatiri turirimba ngo Mana yacu we, ngo tubwira amakuru y'uyu muhana, tubwira ukuntu bimeze. Uwo munsi twaririmbye tata mwene ombe utubwira musao, tata mwene ombe utubwira musao. Batuje kumva ko Zabuloni yagiye mu ijuru, aratontoma nk'intare, aratontoma arikunguta gutya, aranyeganyega, wanyeganyega aravuga ngo nimwumve uko Uwiteka avuze ngo muri uyu muhana ngo hari ibibazo bikomeye, ngo pasiteri baramwanze yarahunze, ngo bamujijije ubusa. Ngo rero narakariye uyu muhana mu buryo nabafungiye, nta Mana irimo, nta jwi ry'Imana rivuga, ijambo ry'Imana ni ingume. ngo none mugomba kuhamara iminsi 3 mugasenga mukihanisha abantu bakemera kugarura umushumba. ngo umushumba yari yembayemje ngo agiye kubwiriza ariko yahunze amatiku bamufiteho. ngo none mwame mutangira ubunyine mugiye gukora operation ikomeye. Ayowa ariko Mana we biza bimera neza kwinjira mu muhana data wo mwijuru yababwiye. Samani haleluya. Twari bifaru nzano hari abantu zabona ngo bifaru twari bifaru 6 turinjira mu muhana. twari abagore 3 n'abagabo 3. twagera twinjira na confidence. twaseruka abantu batangira kuzana ye tugakubita ruga. twakubita ruga bagatibuka amaboko. Iyo umuntu ari mu mwuka uzushira chini ya ulinzi bintu byose bigwanya ubushake bw'Imana. nta muntu ukomeye uhaba, ntatera bwoba, ntande. iyo uri kumwe n'umwuka wera uza wumva umwuka uri maso, uzugera ahantu isikanyeganyega. Samani haleluya. Mana yabitubwira amakuru yose ngo twinjire mu gahunda maze ntavyo kurinda. ariko twarabayumbe beza
ingibi byo kugira ngo batuzanire ibyayi ariko twakundaga kurya bukeya mana yaje ko twagaye dushika twamba twinjira mu rubunga kera n'indirimbo banyine muhana baza kuza bakumva intara ko ziratontoma bagatangira bakaza kera baciye bugu cheni ya ulinzi ayiwa nebutse ibihe byiza bya kera we Paulo nawe ngo agari Filipi ngo aratekereza ngo wogreba handi akaba ngo wihengeka mu gashyamba ngo aramanuka ngo aragenda n'ukuri ngo agarasanga asanga hari ahantu hari agashamba mureke tubane bene da n'ukuri ngiye kurangiza turi kumwe uko nguko ndimumpararuke munota wa nyuma mwoka byara timumve mwo mwokagira ibana mwe nimushigikire murambiza ibiganza Petero na Sila ngo bagera mu gashamba gutya bariko bagenda ngo basanga abagore muvuge ngo abagore basanga abagore abagore ngo bariko bacuruza narasomye amateka y'umugore ngiye kubabwira witwa Lydia ngo yari umuntu uzudekorera amakwe ngo yakundaga kugira ngo amabara y'imituku rouge bordeaux ngo umutuku wijimye akaza dekora mu birori yari umudekoderi niko bazabita aba decoration abake uko nyina naringiye ko kubivuga nje nize mu cyongereza cyaga aya nize mu gifaransa senze kundu narimbi bushanyishe mutazagira ngo none ndikandagira bitabo none ngo ariko batera inkuru n'abandi bagore ariko nguriya mugore iwe ngo yari mu bicuruzwa ariko ari maso muvuge ngo ari maso yari mu bicuruzwa ariko ari titwaje kubabwira ngo mureke gucuruza ngo muze kuryama mu rusengero twokura ifaranga he mugende kuwa mbere muzashabuke mu mirimo ariko muze mugenda muri Bwana sifiwe. Babasanga umugore witwa Lydia yakora acuruza ariko ari maso. Ngo intumwa zitangira kubaganiriza bukeya ngo se mwamenye amakuru ya Yesu Kristo. Ngo Yesu Kristo wapfuye akazuka ngo se mwaramumenye. Batangira kuri volume yo kwa mutangira se nkuko ndiko mvuga. Uko gandi ko zamuka nuko mwanyikirije. Ngo batangira buke. Ijwi rirazamuka. Bibiliya yagize imbwira ngo umugore ngo witwa Lydia ngo wari umukirekazi apana umukene arabandaza ngo abakene nibaza basenga ariko abakene bosenga abakire ndibasenga Imana ntihumigwe kuriya Imana yarumye yibonye guhaye ibintu ntubishimishe mu Imana kirata zivuga ngo uri igipfu ngo umukire ubona amafaranga buri weekend ibirori byahozeho timwumva se ko Lydia yagaza akora decoration ni ibyakera uko abantu bari mu gusara ngo babonye ibintu bishe ibi ni bishaje ni ibyakera nta kintu gisha munsi y'ijuru ntacyo wobona noneho ngo Imana kuko ngo yubahaga Imana ngo yuguruka umutima mu yandi magambo yari maso ngo yitegereza intumwa Paulo na Sila ngo bariko bacapa injiri ngo bavuge Yesu Kristo baramumanuka Paulo yarazi kumuvugaga Paulo se muzamugera ngo Paulo yagaza avuga iminota 45 umunsi umwe ngo yataramishije abantu mu byakoze n'intumwa ngo yarabataramisha umunsi utuko yikubita hasi ngo atangira ku mugoroba yamamanuka ngo waje kubiga ihe cy'isake ziriko zibika utukarahunyiza yikubita hasi Paulo kandi timwumva abakozi b'Imana bazasoma Bibiliya banko babwira Paulo yari ko jahe yariko yigendera yitaye yariko ataha yariko agenda Paulo yarageze bamufata neza binjira mu gitaramo cyo gusezera uko abanyabiheke bariko bavuga ngo baratasha uko twocomekana neza gucye ku mashanyarazi tibotaha titwagaza dusibira nuko abantu baranebwe ngo twigize abasirimuga amasaha ariko gahunda umukozi w'Imana neza yanze kuyobora ngo yoyoboye ngo gahunda zimukura mu mwuka mama we warahumiwe naje ni kwizingira naje zinjariba
uzogira ngo uvuge ijambo gahunda ikagukubita, wagira ngo uvuge ijambo isaha ikagukubita, ugahinduka igikanga, ugahinduka umuntu ukazuvuga ibice. Pawulo ngo barije gusa mu gusezerana, ngo arababwira ngo bene data mwe, ngo se mwamenye amakuru ngo burya Yesu amaze gupfa, ngo yarazutse, ngo amaze kuzuka, naho yamatangirira mpuru yaha, ngo amaze kuzuka, ngo abonekera ba Kefa, ngo naje arambonekera nk'umwana w'Icyenda, ngo nubwo atari kwiriye kwitwa intumwa, ngo kuko jewe sinagendanye n'umwami Yesu, ngo naje arambonekera ngiye i Damasiko, ngo ngari Damasiko, ngo mpura n'imbaraga za Mwuka Wera, aracuka, ngo mvuye i Damasiko, ngo ngenda muri Arabia Saudite, ngo Mwuka Wera aranyigisha imyaka 3, aramanuka mpuru yaha, ababwira urugendo rwa mbere rw'ivugabutumwa, ababwira urugendo rwa kabiri, ababwira Yesu Kristo, ababwira ibitangaza, ababwira imbaraga, arabazamura, ngo habe mu gicuku utuko ate, ngo baravuga ngo igitaramo kirahari bitse. Pawulo arabagira ngo tico hari bikandi hano, ngo aravyuka, ngo aramuvyutsa, ngo utuko we, ngo avyuka, kandi ngo bamaze kumuvyutsa, ngo neno likaendelea, ngo kugeza mu gitondo, ngo mu gitondo arabagira ngo nimusigare neza ndagiye. La woheza Pawulo iminota akakwemerera, yagaze ati bukagutya mu nkuru za Yesu, gahunda zikamaze isambuka. Nuko ndi umwigishwa wa Pawulo, naje ziza zinsambukana ndabishaka. Abana ba data ntimukaza mu ngaya, Yesu Kristo yancometse mu imbaraga, nza numva twomuvuga tukareka konsa abana bakazonse, nza numva twavuga Yesu tukareka kurya tukazageje. Yesu kundi tubyibushe yemwe we, Yesu kututorya ntitwobaho, nza numva twavuga Yesu korari zikaba ziretse, Yesu Kristo wapfuye akazuka agakora imirimo n'ibitangaza, natwe tukabibona, natwe tukabibamo, tukaba tubihagazamo. Samani haleluya. Ni lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Mavuno mengi lazima nimutumikie. Sema haleluya. Ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwatumye nemera kugoka napfakaye ndi muto, nakingiranye abana mu nda, ngira umuhungu umwe kandi ndi nyihasha nzambyara 2. Ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngo bumare kugera muri njyewe, burambwira ngo kama unataka kunifuata mambo ingine kwisha. Ngo nirate, ngo nabarusha gukubitwa, ngo nabarusha kurara mu nzu y'imbahe, ngo nabarusha gusuzugurwa, ngo nabarusha kwangwa ni wabo, ngo nabarusha mu minyururu, nabarusha mu nzara, ngo nigishijwe guhaga no gusonza, ngo ingendo 3 inkuge yaramenye, ngo nkagenda narara mfata ibibido ndiko noga mu ruzi, ngo ibindi bihe 3 bankubisinga, ngo ibindi bihe bankubisinga bakora 49, ngo ibindi bihe naraye mu mazi, ngo ibindi bihe naraye mu kaga ntewe na bene wacu, ngo ibindi bihe narapfuye, ngo nicyo gituma atari je ubaho, ngo hariho Kristo muri jewe. Ayi, ubu butumwa bwiza narabugokeye. Ntabwo tuvuga imigani y'abakaka, ntabwo ari imigani y'abanyogokuru, ntabwo ari ibintu tuzadupushingwa na mikoro, ntabwo ari uko turi kuri kamera. Yesu Kristo wapfuye akazuka, twabonye imirimo ye, turamwizera, turamwemera, turamukurikira, turamukunda, tuzamuvugira. Muri 89 twanditse urwandiko mu butayu, twanezerewe, turanezerwa, twari ko turirimba ikorasi ivuga ngo tumekwisha kupatana na Bwana, ahadi ni deni we, mimi ni chombo cha Bwana,
jewe na Rusi wapfuye na Nyandore mama Musafiri dushanyura ikaratasi y'agasuku twandika amasezerano turasinya ngo ubwo tuvuze ngo tuzakorera Imana ngo turi ibikoresho by'Imana ngo muri twebwe hakaba hari ubutunzi ngo mureke dukora amasezerano n'Imana turandika turasinya ngo tumare gusinya maze gupfakara iyo abanyamurenge bazaga bya bindi zayangenenge mu baka z'imurenge ngo tanzayangenyeyo nagaze ngira uce nkabona ya karatasi na yasinyatire yanje biraje mu maso kavuga ngo hari uko navuganye n'Imana mufasha tugire Imana gutya ariko yebwe ari mwabwo kundi muhaguruka tugakoma karuru Amen. Sitafa moyo ninajua wewe ulinita mwaminifu kazi ulioanza maishani mwangu na kuamini utaimaliza. Na kuamini utaimaliza. Na kuamini utaimaliza. Nuko bene data mube maso. Abana banje nibatambuke mu dusengere disi sengesho tukeneye isengesho turi mu rugendo rwacyakomeje nimutambuke bana ba nimutambuke mami abangaba twakoranye umurimo w'Imana nagiye ndusiga mu nzari duto cyane akaraka bebe nkamara ukwezi naragiye ababo bagasigaranye aba bakobwa banje ni beza cyane apana inyuma gusa n'inyuma ni beza muri mugani wa ariko noneho imbere niho heza cyane kuko bambereye abana beza. Mureke mbabwire Bibiliya yatubwiye ngo hari abakobwa 5 b'ibipfu. Ibipfu bizabija kuri WhatsApp, ibipfu bimwe bitinda kuri filime zitagira icyo bimaze, ibipfu bizabija ku masitati, ibipfu by'ibihungu biba kuri match, ibipfu by'ibigabo. Muraseka kuko muri ibipfu. Aba bantu basetse ikiyembe kubera mvuze amace hari aho ngozi ntemuruzi ku mandiyari keze he uko hari abari ko bavuga ngo ari kuri ya mukecuru tiyo kwicara ngo tuje kureba amace bamwe ukundi baje gutarama kubera amace. Hari umunsi twari muri Nazarene umugabo wayoboye ngo yumve bavugije gutya karuye amazi ngo se aperi iratsitse. Manuza turinda uruhombo gubugingo buhoraho byatubabaza kandi bikadushavuza imarira twarize mwamutayaduhosheje nta kintu kibabaje mu isi ko kubona abantu bemeye Imana babujijwe basinzirijwe na match. Reka pa nakanduka kagatenesi bashize mu kibuga abantu bakagakubita gutya umupira kandi gitangaza uko abantu bafanyiriya abo bafanye ntibazi ko babafanye ntibazoguha n'igiceri abazotwara igikombe ntibazokugurira fanta ntibazi kunahaba tibaza ntuba no mu mubari w'abafana turiho ariko ukamusanga umukirisitu ngo match mondial irahari ngo igiterane cyari kize ngo cyari kiryoshye ariko sinari kureka ngoje kuri match n'abagabo nabo bakazabamera gutya abakecuru nabo bagahunama mu bindi hari abasinzirijwe ngo nabuzukuru ngo none umuntu yoje mu murimo w'Imana se ngo twamaze kugira abuzukuru hari abagore bageze bataramira Imana ngo bamare gushakwa barareka abakobwa bamwe baririmbiye Imana ngo babona abagabo baravuga ngo niki twashakaga bama banebwa
muri mukurata ngo mwarabyaye ko murabona abana uko nabyaye nje uko nje sinabyaye n'abandi babiri badahari uko sinabyaye hari icyo bitwaye se kubyara singira ngo numbugisha ngo nuko utazi kubyara ubu se ndingumba oya iki nukuvuga ngo tugomba kuba maso tubyaye dutwite twose ariko abakobwa b'abanebwe b'abapagani umuntu uzubyara akamara amezi ataraza mu rusengero angahe hari abari mu kumara 6 kanzi wewe ndagushoboye uri umwana wanje nawe nakubyaje ubutumwa ma nubwo atarije wakwemeje ariko narakureze nta kantu ufite mu mutwe wawe kanje wese hari uko twavuganye tiwabaye revera cyane umugore uzoza umara amezi 2 uzumugenderera nk'umurozi umusambanyi gituma bari mukuzana umwana kubarika karira n'umwana mukuru gusigaye ugiye abandi twagaye tuzana tubebeje tumenye wadufashe ukamurika Imana ariko bati muza amezi 9 ufite inda utazi kuzava muri sare ari no mukuba abantu ese mubyara neza mutaza gusenga benshi gabazaruka gusenga iri byarisi yatwara inda kwa Maryamaga akazanirwa pome na bya bindi gabafashije osiga umutesi se bamara yaje kubyara bakamubaga yamara kubyara akaryama satani satana kakure atayi uri igipfu mureke dukanguke yewe Bibiliya iravuga ngo ibipfu byagumye gukanura bitaramira ku mavuta mu bintu bitari ngombwa bimara amavuta bwira mugenzi wawe ngo ntukamara amavuta ku bintu bitari ngombwa ntukamara pastor na madamu ko batabwiranye nimubwirane ntimukamara amavuta ntimukaza mugenda mumena amavuta ku bintu bitari ngombwa twarangije abazamenya ko Yesu yagarutse n'abazaba bari maso bazamenya ngo ko yaje ngo yaza mu gicuku ngo cyangwa yaza mu nkoko yoza bakuriwe yoza babyaye yoza bari mu isoko yoza bari kuri douane bariko badedwana ibicuruzwa yaza bari muri shooting abari maso nabasanga no mu bukwe bazojana na bya bindi baba bambaye bazojana n'udutimba nta kibazo gihari Yesu abagirire neza bene da nimurebe ibintu bibasinzirije mu bishire ku ruhande turemeranye mu bishire hehe ruhande mureke umurengwe mureke kuremererwa n'ubukene mwihe Yesu nk'abazuki azabagirira neza kandi naza muzabimenya nta rindi banga ryo kumenya Yesu kwaje nuko buri maso amatabaza yawe arimo amavuta utaramenya amavuta nimwongera mubwirane ngo ntimukemere kumena amavuta timukemere kumena amavuta ngaho nimuhaguruke mukemere kumena amavuta reka ndange haleluya zitatu zo kubohora imitima y'abantu amen haleluya 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 amen shaganya mugenzi wawe mubwire ngo baratubwiye ngo ntitukamena amavuta akagira gukora sibyo kumena amavuta n'ukuri amavuta arakenewe Yesu asobora kuza igihe dukeneye amatara nasanga amavuta warayamaze abamenya amavuta yarabwiye ngo simbazi ariko abari bafite amavuta yabo ngo bararashe gutya amatara araka basanganira umukwe barinjira urugi rurakingwa hari umunsi urugi ruzakingwa ntimukemere kumena amavuta turarangije turabasezeye hari itangazo bari ko baguma kwibagirwa kuwa gatatu abapfakazi bose bari hano begereye hano bose bazaze tuzakora seminari tunasenga Imana abapfakazi bazaze kuwa gatatu nziranywa nabo hano kandi Imana izatugirira neza tugiye gusenga Imana muri tayari abanyabiheke muri tayari tukemere gutanga itike ngo usiga abantu usubireyo gutyo uko tugiye gusenga wame wakira igitangaza cyawe kandi wumve ko hari icyo Imana ikoze kandi wumve ko Imana iri hano Imana ntizaza ari amamarayika izaza ari batwebwe wumve ko hari umusozi uridutse imbere yawe uyu mukobwa azaririmba ngo yewe wa musozi muremure ubona wakora iki niyo tugiye kuririmbaga n'uyu muryango gatwarazanye
baje gushigikira, baje no gutembera. Mubatembereza abanyakigali, muntemberereza abana mwokagira Imana. Uyu nguyu we ndazi Kigali, uyu nguyu ndazi Kigali. Nukuri muzabatembereze babone Kigali. Ndabibasabiye so abana banje se. Mwase ndi muri inshuti zanje. Mwobikora se ni bibi. Ko baranyiyama ngo made se ni bibi. Aba ni inshuti zanje. Aba ni bene data. Noneho reka tumanure imisozi. Niturangiza jewe ndabasengera. Namwe mudusengera. Abana dusengera iri torero. Nabo badusengera. Dusabirane bigende neza. Nawe yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki
abana b'Imana uyu mugoroba bihinduka ikibaya mu izina rya Yesu. Imisozi yagusinzirije uyu mugoroba igomba guhinduka ikibaya. Vuga ngo wa musozi we, 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 ugomba guhinduka ikibaya. Wa musozi we, Yes. ugomba guhinduka ikibaya. Uwiteka Mana ishobora byose, abana bawe bari imbere yawe kuva ku wa gatatu, ku wa kane twari imbere yawe, ku wa gatanu twari imbere yawe, ku wa gatandatu twari imbere yawe. Twaragutaramiye, twarakuririmbiye, twaraganiriye, twarasirimbye, twarasenze, twataze amaturo, twaguwe neza hano hantu. Kuri ubwo Mana hari imisozi iri imbere y'ubwoko bwawe igomba kumanuka. Yewe wa misozi we, manuka. 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 Abafite imisozi y'ubukene, abafite imisozi y'ubukewa, abafite imisozi y'ubugumba, abafite imisozi yo kwambara ubusa, abafite imisozi yo kwangwa, abafite imisozi, yewe misozi we, manuka. Ore dolo barshalo, glory de la masheba, glory de la solba, l'odre faemaya, glory de la sardo. Mai de premasa, mai de la soloa, glory de la mabiba, Maria Jolobas. Bashe kumurika muri ibihe by'ana, bashe kuduhindura kuba maso, ukangure wa Mana, ukangure itorero, ukangure abera, ngo bashe gukanguka. Umuntu wese nafata telefone ye mu kuboko. Hari abadayimoni bari mu matelefone baduhugije gusoma ijambo ry'Imana we. Isoko yimbura mu maro iri muri telefone. Abegereye nimuzifate, tugiye gusenga Imana. Telefone ndikakubera ikiyobyabwenge, ndikakubera ikidayimoni, ndikakubera gahuge. Telefone irimo abazimu babuza abantu gusoma ijambo ry'Imana, abantu bakareba ibitagira umuntu umumaro. Iwe yawe wa musozi we, wabujije abantu gusoma ijambo. Yawe wa musozi we, wabujije abantu gukunda Imana. Yawe wa musozi we, wabujije abantu gusenga. Yawe wa musozi we, wabujije abantu kuganira mu rugo. Yawe wa musozi we, wabujije abakristo gutarama. Yawe wa musozi we, wabujije abantu gusenga. Turakumanuye mu izina rya Yesu, agahuga nikavaho. Kumurikirwa nawe Yesu, kwitabwaho nawe Yesu, bashe kutumurikira imitima yacu. Mana umurikira imitima yacu, udukangure. Igihe cyo gukanguka ngo cyarageze, agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ni mu gicuku urenda guca, urenda guca. Twiyambura imyambaro y'umwijima, twambara indwara z'umuco, tugenda nk'abagenda ku manywa tudasitara. Kugira neza kw'Imana yacu kuganze. Asante kutugiriye neza Mana, asante kudusuye Mwami, asante kudukanguye Mwami, asante kuduhembuye Mwami, asante kugiye kutugwanyiriza biga byatugwanyaga, asante ko imisozi yari imbere yacu imanutse, asante ko ubugingo bwacu buhembutse muri iki giterane, asante ko imitima yacu yongeye kwishimira agakiza, asante ko dukangutse rwose tugize imitima misha. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi.